Banyarwanda banyarwandakazi mwese mu Rwanda n'ababa mu mahanga muraho mukomere kandi mukomere cyane munakomereza aho mugejeje kandi mubyiteho nk'uko mwakabikoze kuva kare kose. Bityo rero iki ni icy'ingenzi, mujye mutoza abana banyu umuco gakondo kanani y'Abanyarwanda twahawe n'Uwiteka ku buntu, tutaguze tutanaguranye. Kubw'iyo mpamvu nanone ya kabiri, abakiri bato bagomba gutozwa n'abakuru. Mu yandi magambo, abakuru bagomba gutoza abakiri bato, kuko inyoni nkuru itoza intoya kuguruka. Bityo rero ugomba kwitoza kuguruka neza, ubatoza gusigasira umuco wo gusuhuzanya, gukaraba mu maso buri gatondo, ku manywa na nimugoroba, ariko uhereye ku ntoki ugasoza ukaraba umubiri wose, noneho na fura n'imyenda yawe yose iyo umaze kuyimesa ukanayisigasira. Ntimuzayiteze imbere umuco wo gusesagura, ntabwo ari umuco gakondo kanani y'Abanyarwanda. Gusesagura ntabwo twabisigiwe, ibyo ni ibitoragurano, ni ibiva amahanga cyangwa mvaruganda. Kubera umurengwe umaze kurenga, warenga imbibi z'imyumvire y'umuntu, agakuramo agashwanyaguza akayindi akanaga, yajugunya. Rero aho niho havukiye puberi. Izo puberi ubwo ni kasasiro, birumvikana n'ingarani aho banaga ibyo babona ko bidafite umumaro. Abo ni bande? Abo ni abafite byinshi. We wanagayo ibyo utagira, wanaga bike ufite, kirazira. Rero musigasire umuco gakondo kanani y'Abanyarwanda. Abatoya mujye musuhuza abakuru, mujye mubitaho, kuko ni isomero ry'ibitabo. Namwe kandi muzakura, namwe muzavamo amasomero y'ibitabo by'abakiri bato bazavuka ku ngoma zabo no mu bihe byabo no mu binyejana byabo. Birumvikana muzasigasire umuco gakondo kanani y'Abanyarwanda yo gushingirana mu buryo gakondo nziza nyarwanda, bose babireba. Mwite ku ndangagaciro zose nyarwanda, indangagaciro za kirazira. None mumenye do's and don'ts. Do's ni byemewe, don'ts ni bibuzanyijwe mu muco nyarwanda. Ikindi, muzateza imbere ubuhinzi bworozi, kuko umuco ugenda no kurya ukijuta ugahaga ugasaguriza n'amasoko abaturanyi bose, utabakatiye bose wabahaye. Noneho mugateza imbere kugurana cyangwa gushyigikirana mu byiza gusa, ntimugashyigikirane nanone icyo cy'umwihariko mu bibi, kirazira. Muzayite kuri iyi mpanuro musaza Barafinda Sekikubo Fred ndapfunyikiye. Ni umusaruro mwiza cyane, nimuwusigasira mu kigega cyanyu ntuzamungwa. Bityo rero ni umutungo gakondo shingiro kuva ku Uwiteka, noneho Imana izaza iwusange n'igiwusigasira. Muzite ku barwayi, mwite ku badagira ubwenge nk'ubwanyu cyangwa ubumenyi cyangwa imbaraga. Mujye mwita ku bantu bose, ibitsina byombi mu buryo bungana, nta vangura iryo ari ryo ryose. Mwite ku bantu b'ingeri zitandukanye, abagufi, abarebare, ababyibushye, abananutse, abagenda bakambakamba n'abagenda bemye, abize n'abatarize, ibitsina byombi. Mwite ku bangavu, ingimbi, birumvikana ibikwerere, noneho abasaza n'abakecuru nk'uko nabasobanuye haruguru. Hari abo bose mubafate bingana, kuko uburenganzira bwa muntu bungana ho ariho hose imbere y'Imana n'imbere ya buri muntu uwo ari we wese.
utitaye ku butegetsi bwo kuri iyi si. Dushobora kubivuga mu magambo ariko mu bikorwa bukaba ari bwo bufata ibendera yabwo, kuhonyora uburenganzira bwa buri muntu wese, ajya asigasira uburenganzira bwa mugenzi we. Noneho wishyira mu rukweto rwa mugenzi wawe, urebe ibyo utinya ko wakorerwa, waba ukwiriye se kubimukorera? Kirazira bambe. Bityo rero mwese banyarwanda, banyarwandakazi, abari imbere mu gihugu, mu ntara y'amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo no mu mujyi wa Kigali hano, mfatiye rino jambo ndimo kubagezaho kuri satelite, ikoranabuhanga ry'akataraboneka. Namwe banyarwanda mwese muba mu mahanga munkurikiye kuri iri koranabuhanga, kuri radiyo Ruda ikorera kuri satelite, ni radiyo na televiziyo yerekana amashusho, ikumvikanisha amajwi bitewe n'iburasirazuba ibirometero bihari. Ubwo ni ukuvuga ku kaboko k'iburyo ibirometero 28 irahabona neza, ikagaragaza amashusho n'amajwi n'icyo umuntu arimo kuhakorera. N'iburengerazuba niko, n'amajyepfo n'amajyaruguru, ubwo birumvikana byose bigenzurirwa mu murwa mukuru. Ni nayo mpamvu muzatubariza kuri wa#ruda.tk, nanone agasaraba 250 78 34 28 622, Facebook /FBS musakingi, imishakisha aho muzambona. Email ubwo ni Mukamaro fbs@gmail.com, Twitter yugarwa@gmail.com cyangwa Mukamaro fbs@gmail.com. aho hose wankurikira. Instagram nta kibazo, hose ndahari. Kuri YouTube hose ibyo ndahari, mujye mushakinga Barafinda Sekikubo Fred cyangwa Ruda cyangwa perezida wa Ruda mu Kinyarwanda cyangwa Ruda President mu Cyongereza. Bityo rero ni baruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu, impanuro ntanze haruguru hariya irabareba mwese mwikubitira. Maze nk'uko nabasobanuriye nanone ko inyoni nkuru ari itozi ntoya kuguruka, muzabitoze n'abatarabaruda, abakuze n'abakiri bato, ibitsina byombi. Abantu bose bagize ibyago noneho bakagira umubiri udasa n'uwanyu, abagendana ubumuga bw'uruhu birumvikana, abafite ubumuga bwo kutabona, bwo kutumva, noneho abagenda bakambakamba, abarwayi bahora hasi, mujye mubitaho. Iyi izaba ari intego yanyu mwese hamwe, muzaharanira ibyo, Imana izabibafashamo namwe. Bityo rero umuti uzaba ari w'akataraboneka, uzaba ari uburyohe bwa bose, apana uburyohe bwa benshi, apana uburyohe bwa bamwe cyangwa bwa bake, ahubwo ni uburyohe bwa bose, ibitsina byombi, abakuze n'abakiri bato. Iyo rero izakomeze izabe intego ya bose, apana intego ya bamwe. Kubw'iyo mpamvu muzazamura ubukungu mu nganda, mu buhinzi bworozi, kandi byose byuzuzanya, umusaruro utumbagire mu gihugu, ugemurwe no mu mahanga. Muzazane amanyamahanga, ubwo ni amadolari, amapawundi n'andi yose, mushyire muri beneri izaba y'akataraboneka, ibikiro ry'amafaranga na za zahabu zitandukanye ku rwego mpuzamahanga. Ubwo rero abantu bose bazabikunda, bavuge Ruda ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes.
ubwo ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Uburyohe bw'abanyarwanda budatera diyabete haba. RUDA ni uburyohe bwa bose, amanywa n'amajoro, ni ukuvuga amasaha 24 nta konje igira. RUDA ni ubuyobozi buze bw'akataraboneka kuva isi yaremwa ku itariki 5 z'ukwa munani 2018. Imana yacuritse ukwezi, kandi mwari muzi ko ukwezi kuboneka kugaramye, kuba hejuru kugaramye, amahembe yombi areba hejuru, ariko kuri iyo tariki amahembe y'ukwezi yarebye hasi. Bityo rero mwese ibihangange mwese ku isi muzansobanurire ako gasobanuro. Nimba muyoka murayoka se, muzasobanure mumaze gusesengura, mudasesereza iby'Imana, hanyuma muzampamagare ku nomero natanze haruguru hariya ya perezida wa RUDA bwite Barafinda Sekikubo Fred. Bose muzaba muzanye umusanzu mwiza, kandi Imana izayishimira, nanjye nzayishimira. Uzadufasha, tuzateraho icyemezo cy'abaruda n'icyemezo cy'Uwiteka kizajyaho ku kaboko k'iburyo. Imana izahareba icyemezo cya RUDA ku k'iburyo, itereho icyayo bwite, ubwo n'icyemezo cy'Imana. No ku maguru yombi izateraho icy'Imana cyayo cy'ubumana. Nanjye ku ibumoso bwanjye ubwo hazaterwaho icya RUDA. Ibyo byose n'Imana izabyemeza, kandi ubu ni ubuhanuzi bw'ukuri, atari ubuhanuzi bwabanjirije kubaho bubabesha cyangwa buhanura ibigendanye n'inyungu zabo cyangwa bigendanye n'uko babyumva amarangamutima masamasa. Ubu ntabwo ari cyo gihe. Ibinyejana byatambutse byose bagiye bakinisha ibihe. Ubu ni igihe .com turimo. Abakuru n'abakiri bato mukimenye, mwese mujye mushyigikirana, abakomeye n'abadakomeye, abafite ingufu n'abatazifite, abafite impano n'abatazifite. Ingabire zanyu zose muzisigasire, kuko Imana irazizi. Ntihakagire uwirata ku wundi cyangwa uwiyemera ku wundi, kuko ejo ushobora kwiratisha ubwenge, imbaraga, ubusore bwawe, ubukumi bwawe, amafaranga, amatungo atandukanye, ubukire, ubu na buriya. Ibyo byose byarangira bikazakubera imfabusa. Kubw'iyo mpamvu rero ikomeye cyane, mwese muzajye muteza imbere kwihanganirana, mushyigikiranaho rukomeye, mufashanye, hanyuma mukomeze mukore umuti. Namwe Imana izabafasha, ibakorera umuti ukwiriye wo kwerekeza mu ijuru nta mbogamizi. Ariko uzanyuranya n'ibyo ntazambaze.